Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabaramukije aho muherereye hirya no hino n'ubuzima murimo uko bwaba buteye, yego mwaba muri mu ngorane nyinshi cyane bwoko bw'Imana, mwaba muri mu bwisanzure, yego amahoro y'Imana nagumye abane namwe kandi mugumye mukomere kandi mushikame, kandi n'ubundi intego y'ubwoko bw'Imana yo kumenyekanisha ubutumwa bwiza ntimugateshuke cyangwa ngo habeho yego kubishyira ku ruhande, ahubwo dukomeze imbere nk'ubwoko bw'Imana. Rero ubasuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, ni muri wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego turimo kurebera hamwe n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana icyatuma tubasha kunoza icyo twamagariwe gukora kuri uyu mubumbe w'isi, nuko tugenda turushaho kwiga no gushakisha icyo Imana yatuvuzeho, nicyo yatubwiye n'iki dusaba gukora nyirizina, kandi nta n'ahandi tubikura, nta n'ahandi twabishakishiriza, tubishakisha mu byo yo yavuze, kandi ibyo yavuze tubisanga mu byanditswe n'ubundi bigaragara mu gitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana yacu data wa twese. Yego ndabashimiye rero cyane, dore ko mudahwema kandi mudateshuka ku nshingano yanyu y'ivugabutumwa bwiza, dore ko n'ubundi mutabasha kubyihererana nk'abayobowe n'umwuka w'Imana. Kondisiyo y'ubuzima waba urimo iyo ari yo yose, bigoranye cyangwa bikoroheye, yego nzi yuko nk'ubwoko bw'Imana tudateshuka kandi tudasiba kumenyekanisha iby'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Rero bwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe nyirizina incamake y'aya mateka, tugiye kureba aho yaranze iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere, yego mu mateka yabayeho mu isi mwiyobokamana. Nyirizina muri aya mateka turumvamo abantu bishwe bazize ubutumwa bwiza. Muri iki kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, kandi turumvamo umunezero tuvana mu kurenganyirizwa ubutumwa bwiza. Rero bwoko bw'Imana, dore ko n'ubundi intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana, ndetse duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, yego kandi no kumenya iby'Imana ishaka, kugira ngo tubashe gukora ibyikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Rero n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, ndetse agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza gusobanura Imana ye nyirizina. Rero tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere, ariko turibaza se abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga ibyo Imana yashakaga? Kugira ngo tuze kubimenya nuko turumva aya mateka ku buryo burambuye, twarangiza tukareba n'igitabo kibonekamo imvugo y'Imana yacu, aricyo gitabo cya Bibiliya, twumva icyo kibishimangiraho, cyo kibyemezaho, cyangwa n'ibyo gihakana, kugira ngo tubashe gukora igikwiriye nk'ubwoko bw'Imana turiho muri kino kinyejana. Yego ubwoko bw'Imana tugiye gufatikaniriza hamwe turebe aya mateka yaranze y'itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere, kugira ngo nyirizina tumenye icyo twakagombye gukora nk'ubwoko bw'Imana. Ego aya mateka dukomeje kuri iyi tariki n'ubundi ya 8 z'ukwezi kwa mbere, Eddie McCarry na Patty Fleming bishwe n'Abahinde bo muri Ekwateri, ego bashakaga kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu nguyu Eddie McCarry na Patty Fleming bishwe bashakaga kuvuga ubutumwa bwiza, bishwe n'aba Bahinde bo muri Ekwateri. Inkuru y'abamisiyoneri, yego cyangwa abajyana ubutumwa bwiza, yego inkuru rero y'abamisiyoneri n'urupfu rwabo ku ruzi rwa Karalei yatangajwe n'umupfakazi witwa Elliot hamwe na Elizabeth. Yego aya mateka n'ubundi twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com.
nyirizina icy'aya mateka nk'aba ngaba barenganirijwe ubutumwa bwiza yuko barimo kujyana ubutumwa bwiza nk'ubwoko bw'Imana. Hari icyo bitubwira, hari n'icyo bitumenyesha, hari n'idukuramo n'ibidutera imbaraga na kuraje, yego, ku byo kugira ngo dukomeze umurimo wacu cyangwa inshingano yacu kuri uyu mubumbe turiho ari wo w'isi. Ngira ngo tugarutse gato nk'ubwoko bw'Imana, uyu ni umurongo wa Irera TV1 tubasha guhuriraho. Yego, ni amahirwe twagize kandi twe kuyapfusha ubusa, tuyakoreshe uko tuyabonye mu gihe cyacu. Yego, ngira ngo ubutumwa dusangirira hano ni ubw'ingenzi kandi tuganisha kugira ngo tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana uko biri, tutanyuze ku ruhande, tudashaka ikindi cyangwa nta yindi ntego yindi, ari ukugira ngo tumenyekanishe ubutumwa bwiza nk'uko Imana Data wa twese yabutangarije ikiremwa muntu kigomba kunyura kuri uyu mubumbe w'isi. Yego, niho turaza gusanga ari njyewe ari wowe. Yego, ku ruhande rwanjye kuri iyi si ndihariye, nta wundi wabayeho ari we njyewe, kandi nta n'undi uzabaho usibye njyewe. Nawe ku giti cyawe urihariye, nta wundi wabayeho usibye wowe ku giti cyawe. Wowe izina ryawe, wowe uko uri, ntabwo nta yindi kopi yawe yigize ibaho, kandi nta n'undi uzaza. Rero mu gihe cyawe uri kuri iyi si, uri kuri uyu mubumbe w'isi, ugomba gukora icyo ugomba gukora. Icyo ugomba gukora rero, cyangwa nanjye icyo ngomba gukora, dukwiye kubimenya mu buhe buryo? Turabimenya tubimenyeshejwe n'uwagize gute? N'uwashatse yuko tuboneka kuri uyu mubumbe w'isi. Ninde? Ngira ngo nta muntu runaka, niyo yaba bigaragara yuko ku buzima bwawe umwita ukomeye, cyangwa nanjye muri urwo ruhande, ariko nyirizina ubu ngubu nta bushake, nta n'uruhare yabigizemo, ahubwo Imana Data wa twese niyo yabigizemo uruhare. Niyo mpamvu dukwiriye gushaka buryo ki tumenye icyo Imana yavuze n'icyo yamenyesheje tugomba gukora muri iyi si, kugira ngo abe ari cyo dukora. Kuko wowe wihariye ugomba kukinoza kurusha undi uwo ari we wese wabayeho, kuko wowe urihariye, uri ikinege kuri iyi si nyirizina. Wowe ubwawe, ubugingo bwawe burihariye, kuko nyirizina nanjye ari wowe ari n'undi, ngira ngo buri umwe wese ku isi arihariye. Yego, niyo mpamvu dukwiriye kunoza iby'Imana uko ibishaka. Yego, nk'uko tubibona mu gitabo cya Bibiliya, ariho dusanga imvugo y'Imana, tukabikora nk'uko tubimenyeshwa. Rero turaza kubikora cyangwa turaza kubinoza ari uko tubizi. Turaza kubikura he? Muri icyo gitabo cya Bibiliya ariho dusanga imvugo y'Imana yacu Data wa twese uri mu ijuru, ari uri hejuru ya byose, ari we ushobora byose, ari we utuma biba, ari we Jehova. Yego, rero bwoko bw'Imana turikomeza kuri uyu murongo wa Irera TV1 dushakisha kandi dufite n'ishyaka ryinshi ryo kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka ko twakora, kugira ngo abe aricyo dukora nk'ubwoko bw'Imana. Yego, niyo mpamvu usanga buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa nk'ubwoko bw'Imana duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho tugiye kureba rero nk'ubwoko bw'Imana icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka. Yego, kuko tubonye, nk'uko twabibonye mu ncamake, tuvuga ngo turi buze cyangwa tugiye kurebera hamwe, tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Yego, umunezero tubasha kugira gute? Umunezero tuvana mu kurenganirizwa guhamya ubutumwa bwiza. Niho tugiye kureba icyo ijambo ribivugaho. Urabona aba bagenzi bacu babanjije barishwe bazira kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu nguyu Eddie MC Carey na Petty Fleming, abangaba bishwe bazira yuko barimo gutambutsa ubutumwa bwiza. Hari n'abandi tuzi muri Bibiliya bagiye bazira ubutumwa bwiza, ndetse na Yesu nawe ubwe ntabwo bari bamworoheye ubwo yari ari kuri uyu mubumbe w'isi, ariko yakomezaga anezezwa n'uko arimo kumenyekanisha icyo Imana ishaka yuko akora mu gihe yari ari hano ku isi. Iyo urebye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 usanga naho habivugaho nyirizina. Rero ubwoko bw'Imana tugiye kureba nk'ubwoko bw'Imana mu gihe turi mu kaga, turi muri iyi si. Ubundi Imana Data twese we abidusaba gute, ko twe kubyitwaramo gute?
cyangwa batubanjirije bo babyitwayemo bate? Tugiye kureba ubutumwa bwiza, tugiye kureba icyo ijambo ribivugaho, tureba ukuri kwa Bibiliya. Yego, mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 40 kugera ku 42, twumve icyo ijambo ribishimangiraho. Nk'ubwoko bw'Imana tugomba kugendera ku cyo ijambo rivuga, ntitugendere ku cyo abantu bavuga. N'umuntu wagira icyo avuga niyo cyaba kitanditse, tureba nimba atarimo kurwanya icyo ijambo rivuga muri Bibiliya, nimba atarimo kurwanya Imana nyirizina, tukareba icyo ijambo ribivugaho. Niho tugiye kureba rero mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 40 kugera ku 42, hariho ijambo rivuga ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Ahangaha tubonye buryo ki intumwa icyo zakorewe, yuko bazikubise, yego, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu Kristo, bababuza kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero barabarekura nyine ngo bagende. Yego, noneho hano ku murongo wa 41 niho havuga ngo ziva imbere, izo ntumwa ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina. Wumva uyu munezero uje kuri aba bantu bari barimo gukubitwa no gukorezwa isoni imbere y'imbaga nyamwinshi, abanyarukiko barimo kubagirira nabi, barimo kubakoza isoni, barimo kubahora izina, kwigisha mu izina rya Yesu Kristo. Ariko bahavuye banejejwe n'icyo kibaye, ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni. Yego, bazihora iryo zina. Bwoko bw'Imana, aho waba uherereye hose mu buzima waba urimo ubwo ari bwo bwose, ariko nyirizina urimo umenyekanisha ubutumwa bwiza, shikama kandi ukomere. Ijambo ry'Imana rigenda ribikomozaho yuko dukwiye gukunda Imana yacu n'umutima wose n'imbaraga zose, mbese n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, n'amafaranga waba ufite yose, n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, buri kimwe cyose, igitekerezo waba ufite, ubwenge waba ufite bwose, bukoreshe umenyekanisha cyangwa wubahisha Imana. Hano izi ntumwa zatubanjirije cyangwa abatubanjirije banejejwe nuko barimo gukorezwa isoni ku mugaragaro, babahora kwamamaza ubutumwa bwiza cyangwa kuvuga izina rya Yesu Kristo, umucunguzi wacu watubereye umuhuza n'Imana. Yego, rero ngo nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Ngabo ubwoko bw'Imana, ngabo abadatuza, ngabo abadahwema kuvuga ubutumwa bwiza, ngabo. Yego, uko bari kera, imbaraga zabayoboraga ni nazo zituyobora ubu ngubu. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana ngira ngo mubwire ngo kuba imbaraga y'Imana iri muri wowe, yemerera igukoreshe cyangwa ukore nk'uko Imana ibishaka. Yego, kugira ngo binoze umenye n'uko uza kubikora, niho n'ubundi ku murongo wa Irera TV1 tugenda tubiganiraho mu biganiro byinshi cyane byatambutse, ibiriho ubu n'ibizaza, tugenda turebera hamwe icyo Bibiliya itumenyesha, icyo ijambo ry'Imana ritumenyesha mu byanditswe muri kino gitabo cya Bibiliya nyirizina, kugira ngo tunoze icyo Imana ishaka. Rero bwoko bw'Imana ndabashimiye, mubonye yuko izi ntumwa nubwo zakoreshejwe isoni imbere y'imbaga nyamwinshi, n'ubundi ntibacitse intege. Aho ijambo rikomeza rivuga ngo nuko ntibasiba kwigisha. Yego, ntibasiba kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu nsengero ndetse n'iwabo. Nta gutuza guhari, harimo nko kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Imbaraga zikorera muri twe zirenze ibyaturwanya n'ibyaduhiga. Yego, ziri hejuru y'icyitwa uko cyaba cyaremwe icyo ari cyo cyose. Bwoko bw'Imana rero ndabashimiye, dore ko mudahwema kubana natwe. Mbashimiye ko mwabanye natwe mu kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, amateka yaranze iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere.
yego mu mateka y'Iyobokamana yanyuze muri iyi si. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu, yego duhoza umutima ndetse no kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.